hariho n'abantu benshi bashaka kubona umucyo wacu umurike imbere ya bene wacu kugira ngo umuntu umwe abone inzira itunganye. Umucyo wacu umurike imbere ya bene wacu kugira ngo umuntu umwe abone inzira itunganye. Ube maso mwene data, tunganye itabaza ryawe kiza bamwe bazimiye bakirisha umucyo wawe. Umucyo wacu umurike imbere ya bene wacu kugira ngo umuntu umwe abone inzira itunganye. Umucyo wacu umurike imbere ya bene wacu kugira ngo umuntu umwe abone inzira itunganye. Umucyo wacu umurike imbere ya bene wacu kugira ngo umuntu umwe abone inzira itunganye. Kugira ngo umuntu umwe abone inzira itunganye.
umusaraba kugeza ubwo nzaba mbonye uburuhukiro hakurya y'uruzi. Nirata umusaraba kugeza ubwo nzaba mbonye uburuhukiro hakurya y'uruzi. Mwami Yesu nyibutse uwo musaraba kugira ngo ngendere mu gicucu cyawo. Nirata umusaraba kugeza ubwo nzaba mbonye uburuhukiro hakurya y'uruzi. Nirata umusaraba kugeza ubwo nzaba mbonye uburuhukiro hakurya y'uruzi. Ni utuma nemera kwanga iby'isi rwose, kuko ari umugisha Yesu wapfiriye. Nirata umusaraba kugeza ubwo nzaba mbonye uburuhukiro hakurya y'uruzi. Nirata umusaraba kugeza ubwo nzaba mbonye uburuhukiro hakurya y'uruzi. Hafi y'umusaraba niho nturiteka, ntegereje igihe cyo kwambuka rwa ruzi. Nirata umusaraba kugeza ubwo nzaba mbonye uburuhukiro hakurya
zanjye nyakorwaho nawe nduhukira muri we amahoro ye Immanueli Kristo zina rihebuje rimbera nk'imibavu ihumura neza Immanueli Kristo zina rihebuje rimbera nk'imibavu ihumura neza icyampa nkaba nkawe akampa ineza ye n'imbabazi n'ubuntu n'ubugwaneza bye Yesu uzampe gutura iwawe mw'ijuru nzajya musingizanya n'abamarayika Yesu uzampe gutura iwawe mw'ijuru
kingirizwa nta gicu gikuba byiyorwa no kuboneka kwe nta shavu nta bwoba bona n'igishyika tumwiringiye tumwumvira jya umwizera kandi jya
gashingwa mu gakiza ke sinzava mu gakiza ke nabaretse ubugingo mwe mukabugura n'iby'isi ubw'ibyo biza burase muzakura mu ndamuke bisemo guhoranyizwa gashingwa mu gakiza ke sinzava mu gakiza ke mwabaretse igihugu mwe cyuzuye ubuki n'amata mukimiranye vuba ye musubiye mu Egiputa bisemo guhoranyizwa gashingwa mu gakiza ke sinzava mu gakiza ke yemwe abavuga inkuru mbi ya cya gihugu Siyoni ibyo mwita amananiza
mwami ndakwimitse wime mu mutima wanjye, sinibagirwe y'amahwa njya nigorogota, ibyabaye i Getsemani n'ibyo wababajwe byose sinzabyibagirwe mwami njya nigorogota. Unyereke yava mwami aho bagushyize, aho marayika wera yarayataramye, ibyabaye i Getsemani n'ibyo wababajwe byose sinzabyibagirwe mwami njya nigorogota. Nje nka Mariya mukiza kukurabukira, nsanze imva yirimo ubusa nshimye uwanzukiye, ibyabaye i Getsemani n'ibyo wababajwe byose sinzabyibagirwe mwami njya nigorogota. Unkorera umusaraba niyange mbuwawe, sangire nawe igikombe wanyoye ku bwanjye, ibyabaye i Getsemani n'ibyo wababajwe byose sinzabyibagirwe mwami njya nigorogota, njya nigorogota. Nabonye uburuhukiro muri Kristo Yesu, niwe musa nihishemo nta handi nizeye, nta wundi wese nizera nta kindi nireguza keretse Yesu wabambwe ari njye wazize, nta wundi wese nizera nta kindi nireguza keretse Yesu wabambwe ari njye wazize. Magijwe n'agakiza ke ntabwo bangifite, yasanze ndi umunyabyaha maze aranyakira, nta wundi wese nizera nta kindi nireguza keretse Yesu wabambwe ari njye wazize, nta wundi wese nizera nta kindi nireguza keretse Yesu wabambwe ari njye wazize.
njyameshwa n'amaraso ye ubugingo bushya. Nta wundi wese nizera, nta kindi nireguza, keretse Yesu wabambwe ari njye wazize. Nta wundi wese nizera, nta kindi nireguza, keretse Yesu wabambwe ari njye wazize. Mpumurijwe n'ijambo rye, n'ijambo ry'Imana, nkijijwe kubw'izina rye singishidikanya. Nta wundi wese nizera, nta kindi nireguza, keretse Yesu wabambwe ari njye wazize. Nta wundi wese nizera, nta kindi nireguza, keretse Yesu wabambwe ari njye wazize, keretse Yesu wabambwe ari njye wazize, keretse Yesu wabambwe ari njye wazize. Ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibizaba, rw'ibizaba, nibyo bihora binezeza. Nta wundi wo kurutindira, keretse we, 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 oh keretse we, 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 oh keretse we. Sintinya ibyago bizanzaho, ndamwizeye, ndamwizeye, uko andi mbera bitunganya, ni nawe umenya ibinkwiriye, ko ari byiza, 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 oh ko ari byiza, 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 oh ko ari byiza. Ndi impumyi njyewe sinamenya ibyo amfasha, ibyo amfasha, ntabwo nzamwaka urufunguzo, ahubwo mfashe ukuboko kwe. Mwiringiye, 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 oh mwiringiye,
komeze njye niringira amaraso y'umukiza nawunesha kakwigana keretse Yesu wenyine nikomeze ku rutare naho ahandi n'umusenyi naho ahandi n'umusenyi nikomeze ku rutare naho ahandi n'umusenyi naho ahandi n'umusenyi. Iyo ngoswe n'umwijima niringira ubwo buntu bwe mu byago no mu makuba ntagira ubwazibukira nikomeze ku rutare naho ahandi n'umusenyi naho ahandi n'umusenyi nikomeze ku rutare naho ahandi n'umusenyi naho ahandi n'umusenyi. Ntunganywa n'amaraso ye n'ay'amasezerano ye naho napfusha ibyo mfite niwe musa niringira nikomeze ku rutare naho ahandi n'umusenyi naho ahandi
ibikomere byanjye umbabarire. Yesu mukiza umva uko nganya, ubwo ugenderera abandi nanjye ntusige. Yesu mukiza umva uko nganya, ubwo ugenderera abandi nanjye ntusige. Uri soko y'amahoro, nyir'ubugingo, singira undi niyambaza keretse wowe. Yesu mukiza umva uko nganya,
wakunze